Bakunzi ba Judgment Truth Victory, nanone ndabasuhuje, ndanezerewe aka kanya mbahaye ikaze muri gahunda ya byanditswe ngo ukuri kuvugwe. Nababwiye yuko tugenda tureba ibyanditswe byera kubera ko byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhugura no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Ndetse niyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 15 ku murongo wa 4, tubona neza yuko ibyanditswe byera umumaro wabyo ni ukugira ngo bibashe ababisoma bibashe kuduha ibyiringiro ndetse bibashe no kuduha impuguro kugira ngo abana b'Imana babe bashyitse rwose. Ariko mwareka tukahasoma kugira ngo murusheho kumva neza. Mu Baroma igice cya 15 ku murongo wa 4 haravuga ngo ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha. Uri kumva? Byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Rero birumvikana ko uko turushaho kubisoma ndetse tugenda tukumva abantu banyuze muri izo nzira, turushaho kugenda tugira ibyiringiro. Nyemerera rero mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda itwitaho umunsi ku wundi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya twongeye kuza imbere yawe kugira ngo turusheho kwiburwa nawe ndetse turusheho kumva icyo dushakaho. Reka uno mwanya uduhe kumva neza igikwiriye, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze kutubera byose ndetse no kutuyobora byose, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth, hari amagambo nifuje kubwira ababyeyi ndetse natwe ubwacu twibwira kugira ngo bibashe kutugendekera neza. Baranditse mu gitabo cy'inama zigirwa itorero ku rupapuro rw'115, aribyo twita page. Baranditse ngo babyeyi, niba mushaka kwigisha abana banyu gukorera Imana no gukora ibyiza bari mu isi, mujye mugira Bibiliya igitabo cyo kwigishirizamo. Niba mushaka kwigisha abana banyu noneho mukabigisha gukorera Imana ndetse no gukora neza mu isi, mugomba kubigishiriza mu gitabo bita Bibiliya. Impamvu ni iyihe? Bibiliya igaragaza uburiganya bwa Satani. Biri kumvikana? Bibiliya igaragaza uburiganya bwa Satani. Kabiri, niyo mwigisha ukomeye w'abantu, ihana kandi igakosora imico mibi. Ni igipimo kitubashisha gutandukanya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Ni igipimo, navuga ngo ni umunzani utubashisha cyangwa udufasha gutandukanya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Bivuze ngo rero uko tuzagenda turushaho kwiga Bibiliya, tuzaba turi kugenda ducukura mu kigega cy'ubutunzi budashira, kandi ubwo butunzi nizera ntashidikanya ko buzangirira umumaro ndetse nawe bukakugirira umumaro. Uyu munsi rero turi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 24, turere ku murongo wa mbere tugire ku murongo wa 67. Murumva rero ni imirongo miremire. Ndasaba Imana kugira ngo tubashe kugira icyo dukuramo. Hanyuma hari umutwe w'amagambo nifuje ko twigana uvuga ngo umuranga nyawe. Umuranga nyawe. Nyemerera rero tujye mu Itangiriro igice cya 24, duhere ku murongo wa mbere turagenda tugere ku murongo wa 67. Haravuga ngo Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni we. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Birumvikana, ahangaha muribuka neza yuko ku munsi w'ejo twarebeye hamwe urupfu rwa Sara ndetse n'uburyo yashyinguwe. Ariko ahangaha turongera kubona ngo Imana yahaye umugisha Aburahamu, ngo umugisha w'uburyo bwose, ngo Aburahamu yari yarahawe umugisha rwose usesuye. Umurongo wa 2, Aburahamu abwira umugaragu we umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibyo byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye. Umurongo wa 3, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi
ntuyemo. Umurongo wa 4, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Umurongo wa 5, uwo mugaragu aramusubiza ati ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri kino gihugu, byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramusubiza ati wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana Nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akajya imbere nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Umurongo wa 8, kandi umukobwa yaramuka yanze ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye, icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Umurongo wa 9, uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu wa shebuja aramurahira. Umurongo wa 10, uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera ku mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba. Umurongo wa 11, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba igihe abagore basohokeraga kuvoma. Umurongo wa 12, arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugire neza databuja Aburahamu. Umurongo wa 13, dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo bo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya umukobwa ndibubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho, akansubiza ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe. Abe ari we watoranyirije Isaka umugaragu. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Umurongo wa 15, nuko agisenga atyo Rebeka arasohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko aravoma arazamuka. Umurongo wa 17, uwo mugaragu arirukanka aramusanganira aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi ku kibindi cyawe nyweho. Umurongo wa 18, aramusubiza ati databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye aramuha aranywa. Umurongo wa 19, amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Umurongo wa 20, ayasuka vuba mu kibumbiro arirukanka, yongera kujya ku iriba kudahira, adahirira ingamiya ze zose. Umurongo wa 21, uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa ataruyahaye. Umurongo wa 22, nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu, kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, n'ibimeze nk'imiringa 2 byo kwambara mu maboko, kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu. Arabimwambika, aramubaza ati uri mwene nde? Ubwo ni ku murongo wa 23, uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Umurongo wa 24, aramusubiza ati ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya bihagije
kandi dufite aho kubaraza. Umurongo wa 26, uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati. Umurongo wa 27, Uwiteka himbazwe, Imana ya databuja Aburahamu, itararetse kugira neza databuja imbabazi n'umurava, nanjye Uwiteka nyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Umurongo wa 28, uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Umurongo wa 29, kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Umurongo wa 30, abonye ya mpeta na ya zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati, ibyo nibyo uwo mugabo yambwiye, niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Umurongo wa 31, aramubwira ati, ngwino winjire, uhiriwe ku Uwiteka, niki kiguhagaritse hanze ko niteguye inzu n'ikiraro cy'ingamiya. Umurongo wa 32, uwo mugabo yinjira mu nzu, Labani akura imitwaro kuri za ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge n'ayo koza ibyabo bari kumwe. Umurongo wa 33, bamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati, sindya ntaravuga ubutumwa. Labani aramubwira ati, buvuge. Umurongo wa 34, aramubwira ati, ndi umugaragu wa Aburahamu. Umurongo wa 35, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Umurongo wa 30, kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Umurongo wa 37, kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abo atuyemo. Umurongo wa 38, ahubwo ngo nzajye mu nzu ya se muri bene wabo, ngo abe ariho nsabiramo umwana we. Umurongo wa 39, mbwira databuja nti, ahari umukobwa azanga ko tuzana. Umurongo wa 40, aramusubiza ati, Uwiteka ngendera imbere, azatuma marayika we ngo ajyane nawe, azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabire umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Umurongo wa 41, nugera kuri bene wacu nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahije, baramuka bamukwimye ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Umurongo wa 42, maze uyu munsi ngera ku isoko ndasenga nti, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo ngende ihirwe. Umurongo wa 43, dore mpagaze ku isoko bibe bitya, umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti, ndakwinginze mpa utuzi ku kibindi cyawe nyweho, akansubiza ati, nywaho ubwawe kandi nduhira n'ingamiya zawe, abe ari we uba umugeni Uwiteka yatoranyije mwene databuja. Umurongo wa 45, ngisengera mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu, aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti, ndakwinginze mpanyweho. Umurongo wa 46, acisha bugufi ikibindi n'ingoga, agikuye ku rutugu rwe, arambwira ati, nywaho nduhira n'ingamiya zawe. Ndanywa, kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Umurongo wa 47, ndamubaza nti, uri mwene nde? Aransubiza ati, ndi mwene Betuweli na Nahori na Meruka. Mperako nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye, ndunama. Umurongo wa 48, ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu,
yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja musabire umwana we. Umurongo wa 49, nuko nimushaka kugira databuja ineza, ntimumurerege, nimumbwire, kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Umurongo wa 50, Labani na Betuweli baramusubiza bati, ibyo biturutse ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari n'ikibi. Umurongo wa 51, dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo, yikubita hasi aramya Uwiteka. Umurongo wa 53, uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda biha Rebeka, kandi ahana musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. Umurongo wa 54, we n'abo bazanye bararya baranywa, baraharara buracya, babyuka mu gitondo arababwira ati, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Umurongo wa 55, musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati, umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa iyisaga, azabone kugenda. Umurongo wa 56, arasubiza ati, mwintinza, kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe, nimunsezerere nsubire kwa databuja. Umurongo wa 57, baramusubiza bati, reka duhamagare umukobwa tumubaze, twumve irimuva mu kanwa. Umurongo wa 58, bahamagara Rebeka baramubaza bati, urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza bati, turajyana. Amen. 59, basezera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we, basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be, bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati, mushiki wacu, uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000, urubyaro rwawe ruzahindure amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be bajya ku ngamiya, zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Umurongo wa 62, bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza bati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Umurongo wa 66, uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Ahari nsomye imirongo miremire, imirongo igera kuri 67. Ahangaha nise iki cyigisho cy'uyu munsi umutwe uvuga ngo umuranganyakuri. Ahangaha twabonye uriya muranga cyangwa uriya kiriya gisonga cya Aburahamu cyitwaga Eliyezeri. Kiriya gisonga cyakoze ibishoboka byose kibasha gukuraho inzitizi, kubera ko mwumvisha ko Aburahamu yaramubwiye ati, ndakurahiza indahiro, ese ntuzasabira umuhungu wanjye mu Banyakanani? Ambwira ati, ntuzabikore, ahubwo uzansabire kwa bene wacu.
maze aramubwira ati ese umukobwa niyanga kuza. Aburahamu aramubwira ati iyo ndahiro ntizaguhama. Rero bavandimwe, uyu munsi ndagira ngo ndebe, andika umbwire, ese abaranga baracyariho cyangwa ntabwo abaranga bakibaho? Ariko ndagira ngo nkubwire ko nubwo abaranga baba batakiriho, ariko ufite ababyeyi bakugira inama. Ababyeyi bashaka kukugira inama. Rero muri makeya njye ikintu nigiyemo cya mbere ni uko umuntu iyo avutse aba afite umuntu uzashyingiranwa nawe, kubera yuko ntabwo urebye iriya sengesho kiriya gisonga cya Aburahamu cyasenze, cyarasenze gitanga n'itegeko ravuga ngo Mana nihagira umuntu ujya kuvoma njye nkamusaba amazi akayampa, narangiza nkamubwira ngo avomere n'ingamiya akabikora, uwo nguwo Mana uwo abe ari we uba uwo databuja yishimira. Ntabwo biriya bintu Eliyezeri cyangwa igisonga cya Aburahamu cyapfuye kubitekereza gusa, ahubwo ni uko mu muryango wa Aburahamu hari hamenyerewe umuco wo kwakira abashyitsi. Ese murabyibuka neza? Muribuka turi kwiga igice cya 18 twarebye uburyo Aburahamu yakiriye abamarayika bari bagiye kurimbura Sodomu na Gomora. Bivuze ngo uwo muco igisonga cy'umwami Eliyezeri yari yaramenyereye ko uwo muco ni umuco mwiza, umuntu wujuje abasha kuba umuntu w'ingenzi mu muryango. Rero Eliyezeri yaje kugira amahirwe, ibyo bimenyetso yatanze bihura n'ibyo uriya tubonye wabaye mu muka Isaka ariwe bita Rebeka. Dusanga Rebeka rwose arabihuje. Ikindi nabashije gukuramo ni uko Rebeka ntabwo yari umunebwe, yari umuntu ufite gukora kandi witanga, akagira ibintu akora by'inyungu bizanira umuryango inyungu, kubera yuko yavomeraga. Buriya nawe yari amenyereye kuvomera ingamiya z'iwabo, amenyereye kuba amazi yahaza mu rugo. Uyu munsi wa none rero, niba uri uw'ingenzi cyangwa uri umukobwa, ukwiye kugira ibintu ukora kugira ngo imibereho yawe igende neza n'iy'abandi izagende neza. Ndagira ngo mbabwire yuko igitsina gore kigira inshingano ikomeye cyane irenze iy'abagabo. Abagabo nabo bagira inshingano, ariko abagore mujye muzirikana ko mufite inshingano ikomeye, kandi iyo nshingano yanyu muyihemberwa ari uko abo mwareze bamaze gukura. Ni ukuvuga ngo ikigaragara ko mwakoze cyane ni uko abo mwareze bagirira abandi akamaro. Bivuze ngo rero ntabwo ibyo bintu ushobora kubigeraho uri umunebwe. Ikindi kintu nabashije kubonamo hariya ni uko uriya mugabo nawe yabaye inyangamugayo. Ndimo ndagira ngo rero mbwire abantu b'abaranga muri iki gihe, namwe mukwiye kuba inyangamugayo, mukiga ano magambo ari mu Itangiriro igice cya 24 uburyo mukwiriye kuba inyangamugayo. Bino bintu ntabwo biba byarandikiwe ubusa, ahubwo biba byarandikiwe kugira ngo bitwigishe. Icyo nicyo cya mbere. Kandi ikindi bitumarira ni uko bigomba kuduhesha ibyiringiro. Ikindi kintu nabonyemo ahangaha muri iki gice cya 24 ni uko nabonyemo ko Rebeka yabashije kumara umubabaro Isaka wa nyina. Muribuka neza mu gice cya 23 Isaka yari amaze gupfusha nyina, hanyuma Rebeka akora uburyo bwose bushoboka amara umubabaro Isaka. Ndagira ngo mbabwire ko baba ari abashatse, baba ari abashatse cyangwa abatarashaka, mbese uwo ugiye guhitamo urabona azakumara umubabaro? Urabona azagutera umunezero? Urabona azaba intangiriro y'urukundo rwawe? Muvandimwe, Uwiteka akugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ko nta muntu n'umwe kuri iyi si umeze nk'ikirwa. Ni ukuvuga ngo amahitamo yose tugira, twebwe ubwacu tugiraho ingaruka kuri ubu bugingo ndetse n'ubugingo bw'ahazaza. Ndagira ngo nkubwire yuko Aburahamu ajya kubwira Eliyezeri cyangwa igisonga cye ngo azajye guhitamo muri bene wabo,
ntabwo Aburahamu yari abuze abanyamahanga, ahubwo Aburahamu yitegereje ishaka rya Loti, abona uburyo ashatse ntibibereye abana b'Imana, abona n'ishaka rya Ishimayeli abona ntiribereye abana b'Imana. Hanyuma aravuga ati iyo experience cyangwa ubwo bunararibonye Aburahamu yari afite abukoresha abibwira Eliyezeri cyangwa igisonga cye, avuga ati ntuzigere ushakira umuhungu wanjye mu Banyakanani. Bivuze ngo abantu bakuru inararibonye zabo nabo tugomba kuzemera kandi tukazakira kubera ko baba baranyuze muri byinshi. Uyu mwanya rero mukunzi wa Judgment Truth Victory, nk'uko nabasomeye ano magambo ngo babyeyi, niba mushaka kwigisha abana banyu gukorera Imana no gukora ibyiza mu isi, mujye mugira Bibiliya y'igitabo cyo kwigishirizamo. Ntekereza ko ino Bibiliya Imana yayandikishije kugira ngo abantu bazabashe kuba mu isi bitegure kuzaba batahajuru bayobowe n'ijambo ryayo. Reka Uwiteka kugirire neza, kandi byanditswe ngo ukuri kuvugwe. Iyi gahunda Imana yamfashije ikanza mu mutwe, Uwiteka azakomeze kutwunguza amagambo ye, kandi azakomeze kukubera byose ndetse nanjye mbere byose, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana idukunda itwitaho umunsi ku wundi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka ukomeze kutwungura ibitekerezo kandi duhe kuba ab'ingenzi, maze ibyo dukora byose uduhe guhirwa nawe. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ubiduhere ubuntu, mu izina rya Yesu, amen.